ejo n'ejo bundi tutongera kumva kandi gatsiko k'abantu n'ubundi kaza kagwa muri wa murongo w'icyo kibazo cy'abatumva ubumwe n'ubwiyunge wenda bikumozo ni abakora buriya buri ibuye ryagaragaye ntabwo riba rikisha isuka uwo ari we wese wahirahira gutekereza ngo azatera nta kintu yageraho kuko nta na santimetero n'imwe cyangwa se nta kintu byamugezaho aho yaba aturutse hose uko baba bangana kose icyo baba bitwaje icyo ari cyo cyose muri rusange muri Musanze ni amahoro ntabwo rwose twumva ko hari ikintu na kimwe gishobora kuza ngo kibe cyabasha guhungabanya umutekano wa Musanze nibyo iyo utekereje cyangwa ukagereza kwibuka iyo ntambara y'abacengezi urumva reba igihugu nk'u Rwanda kirangiyemo jenoside irahagaritswe yaza guhagarikwa abayikoze ntibanyuzwe bakomeje gushaka umugambi wabo kurangiza cyangwa kuwusoza nk'uko babyifuzaga igihe bayitangiraga bashatse kongera guhungabanya umutekano w'igihugu nyuma ibyo byose birarangiye hanyuma abaturage bagatekana icya mbere ni umutekano usesuye urumva nyuma y'intambara nyuma y'uko ingabo z'igihugu inzego z'umutekano zigara umutekano muri iki gice abacengezi batsinzwe abaturage babonye umutekano usesuye ubu nta mbaraga zihariye muri bo bakoresha ubukangurambaga gusa ntabwo navuga ngo imbaraga zihariye zikoreshwa turagana kuganira kuko nkuko navuze kwigisha no guhoza tuganira n'abaturage muri rusange kugira ngo abantu bakomeze kumva icyo ubumwe bw'abanyarwanda bivuze ntabwo byigeze biteza wenda nk'ikibazo mu baturage kwikanga kumva umunyamusanze cyangwa se umuntu wabaye wenda muri ibyo bihe by'intambara y'abacengezi akongera kumva icyo kintu cyagarutse gisa nkaho gifata igice cy'abanyarwanda kikabasha ku rundi ruhande kuba wenda byahungabanya mu buryo bumwe cyangwa se ubundi imibanire y'abantu ntacyo byahungabanyije ko muraho neza iyi ni Country Media twatembereye mu karere ka Musanze nk'uko bibona aha duhagaze ni ku biro by'akarere ka Musanze twaje kuganira na Meya Bwana Hamisi Bizimana aho kugira ngo dusangize ishusho y'aka karere uko ukabona ushobora kwibaza ko kahoze ari indiri y'abacengezi muri aka karere mu myaka 20 ishize habayemo intambara murabizi ifite ibyo yangiza ariko se n'iki bakoresheje kugira ngo babe bagize aho bari uyu munsi nibyo tuje kuganira na Meya Didona tubaje neza ikiganiro ni menya nibi nkubwira nti komeza ukore subscribe kuri channel yacu ya YouTube Country Media kugira ngo ukurikirane ibiganiro turimo turagutegura yaba uyu munsi ndetse no mu bihe bizaza twagiye ikaze kuri Country Media ikiganiro menya nibi tujye kuganira ku karere ka Musanze nk'akarere k'iterambere ariko n'ubundi kigeze kuba indiri y'abacengezi ikaze mwakoze no kutwakira mu biro byanyu murakoze cyane ndabashimiye muri iki gihe hari abantu benshi bashobora kuba badasobanukiwe n'intambara y'abacengezi se n'intambara imeze ite byagenze bite yabaye ite yabereye hehe ndagira ngo wenda muse nkaho mutubwira amateka y'iyo ntambara mu karere ka Musanze nk'icyahoze ari prefecture ya Ruhengeri ese byagenze bite murakoze murabizi mu Rwanda mu 1994 habayemo jenoside yakorewe abatutsi
nyuma y'uko rero jenoside ihagaritswe, abayikoraga harimo abasirikare bo ku ngoma Habyarimana, harimo interahamwe, harimo impuzamugambi, harimo abantu banyuranye bari bijanditse muri jenoside. Bakimara gutsindwa, guverinoma y'abatabazi igatsindwa, ingabo n'abaturage n'abandi bayikoraga benshi, cyane cyane aba genosideri bahungiye mu cyahoze ari Zaire. Bahungiye mu bihugu bitwegereye, ariko abenshi muri bo bagiye mu cyahoze ari Zaire, ubu ni Democratic Republic ya Congo. Bamaze kugerayo rero bagiye mu nkambi z'impunzi, bakora inkambi, barisuganya, banashishikariza abaturage bari bafashe cyangwa se abo bari bajyanye nabo kwitabira ibikorwa byari bigamije guhungabanya umutekano w'u Rwanda. So ibyo rero babikoze mu by'ukuri, urebye icyari kigambiriwe cyane, bumvaga ko umugambi wo kumaraho abatutsi nk'uko babyifuzaga batari babonaga ko batawurangije. Bashakaga kugaruka kugira ngo bakomeze noneho, uko icyifuzo cyabo nuko bashakaga ko babamaraho ntagire n'umwe uzasigara. So bageze rero muri izo nkambi, bakomeje kwisuganya bashakisha uburyo bakongera kugaruka mu Rwanda. Noneho rero kuva icyo gihe leta y'ubumwe bw'abanyarwanda mu byo yihutiye gukora, yagerageje kugarura umutekano. Byari mu byihutirwa kugira ngo hagaruke umutekano, abanyarwanda bumve ko batekanye, kugira ngo habeho ubumwe bw'abanyarwanda, ariko habeho n'igikorwa cyo gucyura impunzi kugira ngo abanyarwanda nyine bakomeze gufatanya mu kubaka igihugu. Harimo rero abinangiye. Hari abinangiye muri abo ngabo bari barahunze, bari cyane cyane bari muri Congo, bagumyeyo, bashinga imitwe ya gisirikare, batangiye gukora iyo myitozo. Hanyuma nibwo batangiye ibikorwa byo gushaka kongera kugaruka guhungabanya umutekano w'u Rwanda, cyane cyane mu cyahoze ari Gisenyi na Ruhengeri. Byumvikana ko no muri Musanze ariho byaberaga. Ubwo urabyumva, mu gihe habagaho gucyura, hari bamwe mu bahoze ari abasirikare baje bagasubizwa mu buzima busanzwe, bafatanya n'ingabo za RPA, ubu ni RDF uyu munsi. Harimo abandi basubijwe mu buzima busanzwe, baza kubungabunga umutekano w'u Rwanda, bakomeza gufatanya n'abandi banyarwanda muri rusange guteza imbere. Ariko noneho abo bacengezi bo ni bamwe mu bagumye muri Congo igihe cyo gucyura impunzi no gusaba ababishaka ko bataha. Harabanze gutaha, barinangira, bagumayo. So abo ngabo rero nk'uko nabivuze, nabashakaga gukomeza umugambi wabo wo gukomeza gukora jenoside no guhungabanya umutekano w'igihugu. Banifuzaga urebye no gukuraho ubuyobozi bw'ubumwe bw'abanyarwanda, bagashaka gusenya ibikorwa remezo n'ibindi bikorwa bibi babaga bashaka gukora. Nk'uko nabibabwiye, bari baherereye cyane cyane mu gice cya Gisenyi na Ruhengeri, kuko ni naho n'ubundi ahantu umupaka na Congo. Ibyo bice by'igihugu niho basaga ko babaga baturuka n'ubundi muri Congo, binjiraga cyane aho ngaho. Urebye rero intambara y'abacengezi abaye intambara mbi, yari intambara mbi cyane, kuko bakoragamo ibikorwa bya kinyamaswa. Urumva abacengezi barinjiraga, baza bakica abaturage, bakica abantu babashinyaguriye, bagatega imodoka, bagatwika abantu barimo, bagasahura ibyabo, bakangiza ibikorwa remezo, gufata abagore ku ngufu n'ibindi bikorwa bibi cyane bya kinyamaswa. Ni ibikorwa bibi bakoze, umuntu ufite umuntu atakwifuriza undi muntu uwo ari we wese. So n'amateka ni ibintu byabaye bibi. Muri make numva icyo ngicyo nabivugaho. Wavuze ko byabaye nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi mu 1994. Ndetse ko byabasabye n'igihe cyo kwitegura, bagakora imyitozo kugira ngo baze. Wenda hanga umuntu ashobora kwibaza ngo byabatoye igihe kingana gite kugira ngo bakore imyitozo, basaba kuza gukora ibikorwa
bibi bigeze aho ngaho? Urumva kuva 1994 jenoside yakorewe Abatutsi irangiye imaze guhagarikwa, urumva baragiye bagira muri Kongo batangira kwisuganya, bashinga imitwe ya gisirikare, bagira amadivision, bagira amabatayo nyine, bagira organisation muri rusange ya gisirikare, ari nako rimwe rimwe bagerageza kongera gushaka guhungabanya umutekano w'u Rwanda, ntibikunde gutyo. Hanyuma hagana muri za 1996 na 7 n'umunani nibwo batangiye gutera ari benshi cyane, nibwo batangiye icyo gihe bamaze kwisuganya, nibwo bageragezaga kongera kwinjira ku butaka bw'u Rwanda. Urebye umva niba byarateye guhera 1994 ukaza ukageza muri za 1998, ubwo urumva ni urebye umuntu avuga nk'imyaka 4 cyangwa 3. Akarere ka Musanze ni akarere navuga ngo kari kabarizwa muri Ruhengeri, kari hamwe mu hagaragaye izo ngaruka zabayeho. Turabizi ko byanga byakunda abantu warapfuye, ibikorwa remezo byarangiritse, yego, ariko nagira ngo use nk'utubwira ingaruka zihariye zabaye mu karere ka Musanze. Nibyo mwabivuze, abantu barishwe, abantu urumva abacengezi bisha abantu igihe bateraga, habaye guhungabanya no gukoma mu nkokora urugendo rw'ubumwe bw'Abanyarwanda rwari rwaratangiye nyuma yo guhagarika jenoside. Urumva abacengezi baziye, urumva bahungabanyije Abanyarwanda n'imibereho yabo muri rusange, cyane cyane abari muri iki gice. Habayeho rero gukoma mu nkokora urugendo rw'iterambere mu bukungu n'imibereho myiza y'abaturage, kuko intambara yarangiye abaturage bari mu bukene. Urumva niba abacengezi bari bateye, urumva abantu ntabwo bakora, ntabwo abana biga, ntabwo amavuriro barimo gukora. Ikindi, hari abasize bakoze jenoside binangiye banze gutaha, bakiri mu mashyamba ya Kongo kugeza n'uyu munsi. Hari abafashwe bunyago, urebye urumva nk'abana bahavukiye, umwana akaba afite umubyeyi wasize akoze jenoside mu Rwanda. Umubyeyi asize akoze jenoside yakorewe Abatutsi, amaze kuyikora aragerageza hariya mu mashyamba abyariye abana. Urumva abana ntaho bahuriye n'amafuti ya se cyangwa ya nyina. Hanyuma abana bakaba ariyo n'uyu munsi. Abana ntibiga, abana navuga ngo ntibari mu gihugu cyabo kugira ngo nabo bishimire ko bari mu gihugu cyabo, bari mu mashyamba, bari mu buzima bubi. Bagakwiye kuba bari mu Rwanda nabo bafatanya n'abandi banyarwanda gukomeza kubaka igihugu cyabo. Urumva iyo nayo n'indi ngaruka. Intambara kandi y'abacengezi yahagaritswe, hari ibikorwa remezo byangiritse. Urumva harimo imihanda, harimo amashuri, amavuriro, amashanyarazi n'amazi n'ibindi. Urumva hari intambara, hari imfubyi, abapfakazi, hari abantu bagiye bamugara, hari abantu bagiye bahungabana nyuma y'ibyo bikorwa byagiye bikorwa n'abacengezi. Hari ibikorwa by'ubucuruzi mu masantere y'ubucuruzi byinshi byari byarahagaze. Nk'uko nabivuze, urumva abana bakaba icyo gihe batarabasha kujya kwiga uko bikwiye, abantu batabona ubuvuzi uko bikwiye. Muri rusange mu gice cyarimo intambara y'abacengezi, ubuzima bwasaga nk'ubwari bwarahungabanye muri icyo gihe. Uyu munsi akarere cyangwa se agace tubwiye kabayemo ibyo byose, karimo abantu bahuye n'ibyo bibazo byose, ibikorwa remezo bikangirika nk'uko mwagiye mubivuga, urwo rutonde mwaduhaye. Uyu munsi karimo umujyi umwe mu yunganira umurwa mukuru w'igihugu Kigali, bivuze ko hari aho kavuye ndetse hari n'aho kageze. Gusa umuntu ashobora kwibaza ikintu cyabaye cyangwa se ikintu cyifashishijwe kugira ngo akarere ka Musanze kabe kageze ku ishusho yako tubona uyu munsi. Nibyo, iyo utekereje cyangwa ukagereza kwibuka iyo ntambara y'abacengezi, urumva reba igihugu nk'u Rwanda kirangiyemo jenoside irahagaritswe, yaza guhagarikwa, abayikoze ntibanyuzwe,
bakomeje gushaka umugambi wabo kurangiza cyangwa kuwusoza nk'uko babyifuzaga igihe bayitangiraga. Bashatse kongera guhungabanya umutekano w'igihugu. Nyuma ibyo byose birarangiye, hanyuma abaturage bagatekana. Icya mbere ni umutekano usesuye. Urumva nyuma y'intambara, nyuma y'uko ingabo z'igihugu, inzego z'umutekano zigarura umutekano muri iki gice, abacengezi batsinzwe, abaturage babonye umutekano usesuye. Habonetse umutekano usesuye kandi ku bufatanye n'ingabo n'abaturage babigizemo uruhare, barafatanya kugira ngo haboneke umutekano. So uyu mutekano rero watumye abaturage baryama barasinzira. Nyuma y'uko baryamye bagasinzira, babyukaga bafite imbaraga zo gutekereza no gukora, bagatera imbere. Abaturage bunze ubumwe. Urumva nyuma y'ibyo bibazo nyuma ya jenoside nyine yari yarakorewe Abatutsi nk'uko nabivuze, hanyuma hakaba abacengezi, hakaba abantu bari barakoze jenoside, hakaba iki. Abaturage nyuma ibyo barabirenze, ahubwo habaho gukorera hamwe, habaho ubumwe. Abaturage bashyira hamwe muri rusange, batangira gutekereza ibikorwa bishobora gutuma batera imbere. Habayeho kandi gahunda zitandukanye zigamije kuzamura igipimo cy'ubumwe bw'Abanyarwanda, yaba abatuye muri Musanze kimwe n'abatuye mu gihugu muri rusange. Habaye gushyira mu bikorwa gahunda za leta zinyuranye zigamije kwimakaza imiyoborere myiza no kwegereza abaturage ubuyobozi. Habaye gushyira mu bikorwa gahunda za leta zigamije kongera umusaruro no kurwanya ubukene. Habaye kandi ibikorwa byo guteza imbere ishoramari mu guhanga imirimo, harimo guteza imbere ubukerarugendo. Murabizi Musanze ni akarere karimo ubukerarugendo buri ku rwego rwo hejuru. Ni akarere gasa neza, gafite ibiyaga, gafite imigezi, gafite imisozi myiza, gafite ibirunga. Noneho rero habaho ibikorwa by'umwihariko byo guteza imbere ubukerarugendo no kuvugurura umujyi wa Musanze ku bufatanye n'abikorera. So abikorera bagize uruhare mu kwishimira umutekano babonye, mu kwishimira amahoro bafite. Urumva buriya icyangombwa nyine ni ukuba ufite amahoro. Wumva uryama ugasinzira, umwana akajya kwiga ntacyo yikanga, uhinga akajya mu murima agahinga akeza agasarura, imyaka ntawe uyangije, ntawe ugize gute. Umuntu akajya mu isoko agahaha ibyo ahashye, akabitana akabigeza mu rugo, akateka akarya, akumva afite amahoro asesuye muri we. Ibyo rero byatumye abantu babasha gushyira hamwe, abantu barakora, batekereza ku cyatuma batera imbere muri rusange. So urumva rero no ku miyoborere myiza, abantu bagashobora kwishyira hamwe bakabasha kujya inama. Hanyuma habaho n'imikoranire y'inzego n'abafatanyabikorwa batandukanye. Harimo abikora nk'uko navuze, harimo abafatanyabikorwa, harimo abanyamadini n'izindi nzego zinyuranye zisanzwe zikorana n'akarere cyangwa se n'ubuyobozi bwite bwa leta muri rusange. Ibyo byarafashije uwo ari we wese wahirahira gutekereza ngo azatera. Nta kintu yageraho kuko nta na santimetero n'imwe cyangwa se nta kintu byamugezaho aho yaba aturutse hose, uko baba bangana kose, icyo baba bitwaje icyo ari cyo cyose. Nuko umutekano w'u Rwanda nyine urarinzwe. Umutekano wacu urarinzwe. Twizeye rwose ingabo zacu, twizeye umutekano w'igihugu, twizeye abaturage bacu n'imyumvire yabo, ku myumvire yabo iri hejuru. Ntabwo dufite ikibazo cy'umutekano rwose. Nta umuntu uwo ari we wese yumve ko ari amahoro. Ariko icyo gihe navugaga ni uko muri rusange muri Musanze ni amahoro. Ntabwo rwose
twumva ko hari ikintu na kimwe gishobora kuza ngo kibe cyabasha guhungabanya umutekano wa Musanze. Wakoze cyane, wagiye ubikomozaho wenda ku bijyanye n'imibereho y'umuturage, ariko gufata ishusho mu myaka irenga gato 20 bishize, ntegereza ko icyo gihe Musanze icyahoze ari prefecture ya Ruhengeri ndetse na Gisenyi, mu rugendo mwatubwiye mu mibereho babayeho mu bihe by'abacengezi, ntekereza ko ahandi bo barakoraga. Musanze icyo gihe nk'uko babivuze barihishaga, ibikorwa byarangirikaga, wenda izo mbaraga zakoreshejwe. Nanone ntabwo bivuza ko wa muturage wahuye n'ubumuga se wagize ibyo abona bimukomeretsa byanga byakunda byamugizeho ingaruka mu buryo bw'imitekerereze cyangwa se ikindi kintu ku marangamutima yiwe. Umuntu ashobora kwibaza ngo ibyo byabaye n'ubundi u Rwanda ruvuye mu bihe bigoye bya jenoside, ese umuturage n'undi bari babanye bate cyangwa ubu ngubu babanye bate? Iyo shusho nubwo bunze ubumwe, ndagira ngo dusangize nk'iyo shusho y'imibereho cyangwa se uko bihagaze ubu ngubu hagati yabo mu mibereho, bageze kuri uruhe rwego mu buryo bwo kwigira se, ndetse n'imibanire hagati y'Abanyamusanze, hagati y'umuntu n'undi. Kugeza ubu imibanire imeze neza muri rusange, uretse wenda ibibazo mwumvishe iminsi yashize byabaye byo twavuga nk'ubumwe bw'Abanyarwanda, aho hari bamwe abantu bake basaga nk'aho batarumva neza ikijyanye n'ubumwe, ariko ntabwo ari benshi. Icyiza nuko abaturage batuje, icyiza nuko abaturage bumva gahunda z'iterambere za leta. Ikindi nuko abaturage ubona ko iyo ari umuganda barawitabira, iyo ari kujyana abana ku ishuri barabyitabira, abana akajya ku ishuri, inama zinyuranye barazitabira kugeza ubu ngubu. Muri rusange nta mwihariko wavuga uhari, nubwo bwose Abanyamusanze baciye muri ibyo bibazo, ariko ubuzima bwarakomeje, ubuzima burakomeza. Ngira ngo mwanabyiboneye namwe muri Musanze ko hameze, ntaho hatandukaniye n'ahandi mu gihugu muri rusange, uretse iterambere dufite ririmo kwihuta. So iyo ugereranyije nk'amashuri, muri Musanze dufite amashuri menshi, dufite amashuri agera mu 183. Ubwo ndavuga muri rusange, nk'ayo mashuri ya leta, yaba tugira amashuri ya leta, tukagira amashuri afatanya na leta kubwa amasezerano, tukagira amashuri yigenga, dufite za kaminuza, dufite kaminuza zigera muri 7. Iyo urebye rero umubare w'abana bajya ku ishuri umubare uri hejuru ya 90. Iyo urebye nko mu buzima, dufite ibigo nderabuzima bigera kuri 16, buri murenge ufite ikigo nderabuzima, dufite amaposte de santé agera kuri 36, dufite za ICD aho abana batoya bitabwaho, nko kuri mutuelle de santé Abanyamusanze turayitabira, turi hejuru ya 80%. Dufite abajyanama b'ubuzima bafasha mu kwita ku buzima bw'abaturage muri rusange. Dufite amavuriro yigenga, dufite gahunda zisanzwe za VUP, gira inka turayifite, abaturage babona inka kandi bakazitaho, bakazifata neza. Nta muturage n'umwe tukigira uri muri nyakatsi. Iyo ni gahunda ya leta n'ubundi. Urumva mu gihugu hose mu Rwanda nta muntu ugituye mu nzu ya nyakatsi. Urumva muri Musanze nawe niba ari mu gihugu hose, ubwo no muri Musanze niko bimeze, kandi koko niko kuri. Urumva abaturage bafite amazi, imihanda murayibona, amashanyarazi. Muri rusange namwe nk'uko mwabibonye, abaturage babayeho neza. Naho mwanyuze mwabibonye, muze no kongera mufata umwanya mutembere, mutembere umujyi, mugere hirya no hino, muraza gusanga Abanyamusanze bishimye banezerewe. Urakoze cyane, tubwiye
uko umunyamusanze abayeho ndetse nabyo n'ugana ku karere ubwo bivuze ko nawe ni ibyo yazasanga ni byiza ariko hari ikintu mwakomojeho kijyanye n'abantu mwavuze ko ari bakeya batari bakumvishe ubumwe n'ubwiyunge bw'abanyarwanda ndagira ngo ni ikintu cyagarutsweho cyane ntabwo twakirengagiza ndagira ngo muse nk'aho dusangiza ubu ngubu gihagaze giti ese byararangiye murimo gukoresha izihe mbaraga kugira ngo niba uyu munsi hari ishusho yagaragaye ejo n'ejo bundi tutongera kumva kandi gatsiko k'abantu n'ubundi kaza kagwa muri wa murongo w'icyo kibazo cy'abatumva ubumwe n'ubwiyunge wenda bikomoza ni abakora buriya ibuye ryagaragaye ntabwo riba rikisha isuka buriya kwigisha ni uguhozaho abantu bahora biga ntabwo umuntu yiga umunsi umwe ngo ahita afata burya mu ishuri urabizi haba abanyeshuri biga vuba bakumva vuba hariho abandi biga gahoro ariko niyo mpamvu nyine muri education habaho catch up programs cyangwa se remedial programs umunyeshuri udakurikira neza akabaho gahunda zo kumufasha kugira ngo ajye ku kigero kimwe n'icy'abandi so nk'uko rero mwabyumvise ma groups yabayeho then habaho kubivuga abantu barabiganira kugira ngo abantu bumve n'ingaruka zabyo kaburiya ubumwe bw'abanyarwanda ni ihame ridakuka ni ihame abanyarwanda twiyemeje ko tugomba kugenderaho kuko kuba umwe nicyo cyatumye tugera aho tugeze uyu munsi nicyo tugomba rero kubakiraho umuntu wari wese wazana ikintu gituma abanyarwanda bacikamo ibice ubundi no mu gifaransa baravuga ngo l'union fait la force so niba rero l'union fait la force ni umugani usanzwe wa kera umaze igihe kinini cyane nta mpamvu nimwe kugira ngo abanyarwanda tube twakwemera ko habaho ibice mu banyarwanda umunyarwanda ni umwe tugomba kuba umwe so kuba umwe kugira ngo bidufashe gukomeza gutera imbere bidufashe kwihuta mu iterambere twifuza nk'abanyarwanda kuko aho wajya hose icyo wakora icyo ari cyo cyose buriya rega niyo buraho waba uri hose ku isi niyo waba warahinduye izina ukaba witwa izina rindi niyo ubwenegihugu bwawe bw'umunyarwanda waraburetse ukaba ufite ubundi ariko mu mutima uba uri umunyarwanda uzi ko uri umunyarwanda uko byagenda uko ariko kose so ni byiza rero guharanira ko u Rwanda rutera imbere kugira ngo abana bacu abana b'abanyarwanda bazabe mu gihugu cyiza ntabwo ibyo rero byashoboka abantu bakirimo ibice iyo niyo nyigisho duha umuntu uwo ari we wese niyo duha abanyarwanda muri rusange kugira ngo umuntu yumve ko kuba muri groupe runaka icamo ibice ntacyo bishobora kugezaho abaturage muri rusange nta n'icyo byagezaho n'uyirimo uretse kwiheza ariko ubundi icyo dukangurira umuntu uwo ari wese umunyarwanda uwo ari wese ni uko kumva ko turi abanyarwanda ari ishema ryacu tugomba kubiharanira uko byagera uko ariko kose tugaharanira kumwe ko nicyo kizatuma tubasha gutera imbere ubu nta mbaraga zihariye muri murakoresha ubukangurambaga gusa ntabwo navuga ngo imbaraga zihariye zikoreshwa turagana kuganira kuko nkuko navuze kwigisha no guhoza tuganira n'abaturage muri rusange kugira ngo abantu bakomeze kumva icyo ubumwe bw'abanyarwanda bivuze ntabwo byigeze biteza wenda nk'ikibazo mu baturage kwikanga kumva umunyamusanze cyangwa se umuntu wabaye wenda muri ibyo bihe by'intambara y'abacengezi akongera kumva icyo kintu cyagarutse gisa nkaho gifata igice cy'abanyarwanda kikabasha ku rundi ruhande kuba wenda byahungabanya mu buryo bumwe cyangwa se ubundi imibanire y'abantu ntacyo byahungabanyije ko abanyarwanda bizeye umutekano urahari 100%. Icyo cyo nta mpaka tukijyaho
ko buri abaturage bizeye umutekano w'igihugu, icyo nicyo cyangombwa. No kuba biriya bintu byaramenyekanye nuko hari abaturage nyine babashije kubigaragaza, banagaragaza ko bishobora guteza ikibazo abantu batabyitayeho, kugira ngo abantu bongere bige kurushaho, cyangwa abantu bafashwe gusobanukirwa muri rusange ingaruka bishobora guteza. Yes. Hanyuma wenda tugarutse ku bijyanye n'iterambere ry'akarere ka Musanze, nk'ahantu habaye amateka n'ubundi y'intambara yaje nyuma ya jenoside, umuntu ashobora kwibaza ngo mu Kinyarwanda wenda ngendeye ku mugani uravuga ngo uwambaye ikirizi ntabwo amenya ko kera. Ese namwe Musanze nuko bimeze? Bafata gute iterambere ry'akarere kawe? Abanyamusanze bazi ko bambaye ikirezi, barabizi. Niyo mpamvu ubona ko duhinga tukeza, tukajyana ku isoko. Niyo mpamvu ubona nyine umujyi wa Musanze ubona ko wahindutse. Ku muntu wenda uwuzi nko mu myaka 15 20 ishize, hageze ntabwo yamenya ko ari muri Musanze. Kandi ibyo byose nta munyamahanga waje ngo abikore. Nta muntu wavuye hanze y'igihugu ngo aze yubake Musanze. Nta muntu, ni abanyamusanze nyine bubatse Musanze, ubu ngubu ikaba imeze uko imeze uyu munsi. Niyo mpamvu kandi ubona bitabira kujyana abana ku ishuri, kuko bazi ko kwiga ari ngombwa. Niyo mpamvu ubona bitabira gutanga mituelle de santé, ko bazi ko kwivuza nyine nabyo ari ngombwa. So niyo mpamvu muri rusange ibikorwa binyuranye babyitabira kandi bagakora kugira ngo dukomeze kwihuta mu iterambere kurushaho. Musanze tuzi neza ko turi umujyi wa kabiri kuri Kigali. So niba turi umujyi wa kabiri kuri Kigali, tugomba kuba umujyi wa kabiri muri byose. Muri byose ubwo ni ukuvuga yaba infrastructure, yaba imibereho, yaba isuku muri rusange, yaba amazi meza, yaba sport. Urabibona nko muri sport, urabona ikipe yacu ni ya mbere muri shampiyona kugeza uyu munsi. Turakina tugatsinda, dufite infrastructure za sport, dufite ibibuga bya volley, ibibuga bya basket, dufite stade, dufite iminsi 2 mu kwezi twahariye gukora sport. Tujya sport ya nijoro, tukajya na sport yindi ya kumanywa. Numva kandi wangira ngo sinzi no warabibonye, ubonye ko nk'iyo ari igikorwa cya sport, ubona ko koko abanyamusanze baba bishimye, ubona ko banezerewe, bishimira ubuzima buri muri Musanze muri rusange. Yes. Usibye wenda twebwe twahaje, niba Musanze ari igicumbi cy'ubukerarugendo, bivuga ngo iragendwa cyane. Yego. Mu maso y'abakagenda ho bihagaze gute? Bakakira bate? Okay, sinzi wenda igisubizo niwe wakakimpaye neza, kuko niwe wahagenze. Urumva wewe, kuko wewe wahagenze, uri umushyitsi, hari ibyo wabonye. Hari ibyo wabonye, ntekereza ko ibyo wabonye nawe hari image uza kujyana, ukazatubera n'abana ambasaderi mwiza, ukababwira uko wasanze Musanze. Amushobora ko uzagenda ukabwira ko Musanze wasanze amahoteli meza kandi menshi, ahagije, tugira abashyitsi benshi kandi tukabacumbikira, bakishima bakanezerwa. Niba watembereye, ngira ngo ubonye isuku muri Musanze. Uhageze, ikintu cya mbere yishimira ni klima. Ntabwo hakonje cyane, nta nubwo hashyushye cyane. Ni ahantu heza ho kuruhukira, ni ahantu heza ho guhaha, kuko ibintu byose birahari. Ni ahantu heza ho gutemberera muri rusange. Ni ahantu heza ho gukora ishoramari, kuko uje ugakora investment, ntabwo wahomba.
ni ahantu heza ku bahagenda bien sûr, ho kuba umuntu ashatse ashobora kuza agatura, umutekano urahari 100%. Ibikorwa remezo hari ya imihanda, ya amazi, ya umuriro. Muri rusange abahagenda barashima nubwo wenda hari bikibura tugomba kwihutisha, harimo nko kubaka ibitaro bya Ruhengeri cyangwa se bya Musanze bikajya ku rwego rwiza, ko murana ibitaro bikuze bishaje, ariko hari gahunda yo kubyubaka vuba aha rwose. Uyu mwaka urarangira byatangiye. Yes. Turacyareba. So hari Ecopark, hari kuri Mukungwa, nayo izaba imeze neza, ishobora kuzahera ku rwego nko rwa Iranyandungu. Hari ibiraro turimo kugenda twubaka mu rwego rwo gufasha abaturage kugenderanira. Ibyo mu kirere? Oya, ni ibiraro bisanzwe. Hari amazi yajyaga amanuka mu birunga, akaza rimwe na rimwe akangiza ibikorwa by'abaturage. Ubu ngubu twamaze kuyaha inzira, ibyo twita imyuzi. Dufite Rwebeya, dufite n'indi, ntabwo ndi kwibuka neza izina ryayo, ariko bari Susa. Yes, dufite Rwebeya, dufite Susa. Ni nka ruhurura nini cyane, ariko zubakiye, zimeze neza ku buryo amazi adatera mu baturage ngo abe yabangiriza. Amashuri arimo kubakwa kugira ngo abana bacu babashe kubona aho bigira. Turimo kuvugurura umujyi n'ubundi, tugiye gutangira faze ya 3 yo gukomeza kuvugurura umujyi, kugira ngo umujyi urusheho kuba ko ku mujyi wa kabiri wunganira Kigali. Hari ibikorwa byinshi, hari gahunda nyinshi rero ziteganijwe muri Musanze, kandi twizera ko rwose nazo zizagenda neza. Ugarutse ku bikorwa navuga ngo bikomeye byo kugira mu rwego rwo gukomeza iterambere rirambye ry'aka karere ka Musanze niho mu mujyi wa kabiri w'igihugu. Uvuze ku kintu cyo gukomeza cyangwa se ibikorwa remezo byo kubaka, ndetse nanone muri guteza imbere siporo. Hari gahunda ufite kuvugurura stade ya Musanze bworoherane? Turacyabitekerezaho nabyo, turacyaganira n'inzego zinyuranye. Iyo gahunda irahari, kuko nakubwiye ko muri Musanze dukunda siporo cyane, kandi stade ni ngombwa ko nayo ibigiramo uruhare byanga byakunda. Turacyagana n'inzego rero zitandukanye kugira ngo turebe uburyo stade nayo yazavugururwa. Hanyuma muri iyo faze ya kabiri yo kuvugurura umujyi wa Musanze, ya gatatu, umuntu arebye uyu mujyi uburyo wubakitsemo, ashobora kwibaza ati noneho hagiye kuza iki muri iyo faze ya gatatu. Ndanyabona muse nk'abatumara amatsiko, mutubwiye nk'ibikubiyemo gatoya kugira ngo, kuko binteye kwibaza Musanze mu gihe kiri imbere bizatangira ryari. Ahubwo muzagaruke mwirebere, kuko ibyiza biri imbere. Musanze zabisa neza nk'uko n'ubundi uyibona irimo gusa neza. Hari andi mazu uzagenda yubakwamo ashaje kugira ngo asimbuzwe amazu meza ajyanye n'igihe. Ibibanza bitubatse nabyo byubakwe, hajyemo amazu akwiye kuba arimo, ko master plan turayifite. Twatangiye no gukora na physical plans kugira ngo abaturage babashe gutura neza, bagerwaho n'imihanda n'amazi n'umuriro n'iki. Ni gahunda ndende ariko ishoboka, ko ku bufatanye n'abaturage n'inzego guteza leta, ibyo bikorwa rwose bizashoboka. Iyo shusho ngari umaze kudusangiza ya Musanze, yaba mu bihe bigoye ndetse no mu bihe by'iterambere n'ubufatanye abantu bagize kugira ngo Musanze igere aho igeze uyu munsi,
ntabwo natinya kuvuga ngo ahari iterambere cyangwa se ahari igicumbi cy'ubukerarugendo hahoze ari indiri y'abacengezi, ariko ndagira ngo muse nka mutubwire, hari abantu wenda benshi batazi Musanze ko muri miliyoni 13 zirenga, ntabwo navuga ngo abantu bose bazi Musanze, bashobora ko hari n'abayumva mu nkuru cyangwa se n'abanyarwanda baba hanze y'u Rwanda, ariko umuntu ashobora kuvuga ngo ni irihe somo ryihariye umuntu yakura kuri Musanze, cyane cyane nk'abanyarwanda baba mu mahanga, n'iki bakwigira kuri Musanze n'amateka yayo nahigeze? Buriya icyambere abantu bakwiye kwiga cyangwa se kwigira kuri Musanze muri rusange, urebye ahigeze ubu ngubu, abanyarwanda muri rusange n'abanyamusanze dukwiye kumenya ko dufite ubuyobozi bwiza. Buriya ku isi yose nta na hamwe ibihugu byateye imbere bifite ubuyobozi bubi. U Rwanda rero turi mu bihugu bikeya kuri isi y'Imana dufite ubuyobozi bwiza. Dufite ubuyobozi buhangayikira abaturage babwo, ubuyobozi burazwi inshinga n'iterambere ry'umuturage. Niyo mpamvu ubona hari gahunda nyinshi ziba zikorwa kugira ngo umuturage atere imbere, kugira ngo umuturage abashe kubaho neza. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika buriya ntahwema kenshi kutwibutsa ko natwe twatera imbere kandi tukagera kure, kuko buriya ababigezeho ntacyo baturusha. Akenshi arabivuga, aho u Rwanda rugeze uyu munsi ntabwo byavuye mu ijuru, ntabwo ari nka ya manu yahawe abanyayisiraheli, ntabwo ari abanyamahanga baje ngo babidukorere, ni abanyarwanda ubwacu twabikoze rero turangajwe imbere na Nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Bituma kubera ubuyobozi bwiza, ubuyobozi butekereza abaturage, butekereza kure, bituma abanyarwanda tubasha kugera aho tugeze uyu munsi. Iryo ni isomo buri munyarwanda akwiye kwiga, n'undi uwo ari we wese. Urumva twebwe rero muri Musanze twararyumvishe nyine natwe dutekereza kure, bituma uyu munsi ubona aho tugeze, kuko nkuko nabikubwiye uzashaka amafoto y'imyaka 20 ishize Musanze uko yari imeze, ugereranye n'uyu munsi, ukore comparative analysis, urebe uko bimeze uyu munsi. Ikindi icyangombwa buriya abantu bakwiye kwiga no gushyira hamwe. Ibi byose byagezweho muri Musanze, hari ukuba hari ubwo bumwe bw'abanyamusanze, hari ukuba abaturage baremeye kujya hamwe kugira ngo babashe gukora ibyo bikorwa by'iterambere. Ikindi ni ugutekereza birenze uko twatekerezaga. Umuntu ntahora atekereza wenda tuvuge nk'inzu wenda irambuye hasi y'imiryango 4 cyangwa 5 mu kibanza gito, kandi wenda hakajyamo inzu ijya hejuru ifite imiryango myinshi. Umuntu agatekereza ishuri ryiza riri ku rwego rwiza, rishobora kwakira abana kandi abana bakiga neza. Ikindi ni ukwigira ku byiza abandi bagiye bageraho. Kuki uyu munsi China itera imbere, kuki uyu munsi Singapore itera imbere, kuki uyu munsi ibihugu binyuranye bigenda bitera imbere. Abo batera imbere abenshi twiganye nabo, twakoranye nabo, twabanye nabo, ni abantu nkatwe. Icyo baturusha ni iki ku buryo twebwe nk'abanyarwanda tutakora ngo dutere imbere? Ikindi dukwiye kwigiranaho ni umuturage kugira ijambo mu bimukorerwa. Abaturage bagatanga ibitekerezo mu bibakorerwa bituma babigira ibyabo. Tugira inama zinyuranye, tukaganira n'abaturage ku bikorwa binyuranye, imishinga inyuranye igiye kuhakorerwa kugira ngo bumve ko ari ibyabo. Iyo umuturage rero agize ijambo mu bimukorerwa, bituma n'ibyakozwe bigira ibye, akabikunda, ntago abisenya. Ikindi ni umutekano. Umutekano ni ishingiro rya byose. Buri umutekano udahari nta na kimwe cyakoreka ngo kigende. So abanyarwanda bakwiye kumva ko umutekano ari ngombwa, kandi buri munyarwanda agaharanira ko aho ari hagomba kuba hari umutekano byanga byakunda. Iki ni ukomeza gushyira imbaraga mu kubaka ubumwe bwacu nk'abanyarwanda.
kuko ubumwe bwacu buhungabanye ubwo urumva igihugu kiba cyahungabanye. Ni ngombwa rero ko dukomeza tukita ku bumwe, tukazirikana ko uko byagenda kose turi abanyarwanda. Nk'uko nigeze kubivuga, ubunyarwanda cyangwa se ubumwe bwacu nk'abanyarwanda ni inkingi ya mwamba twegamiyeho, kandi tugomba guhora dusigasira. Ikindi ni ukwishakamo ibisubizo. Hari ibibazo byinshi twagiye dukemura, byinshi cyane nk'abanyarwanda, abantu banatekerezaga ko bitanashoboka, ariko uyu munsi twarabikemuye kubera kwishakamo ibisubizo nk'abanyarwanda. Ni ngombwa rero ko duhora buri gihe ikibazo kibaye tukica tukakiganira, tukagishakira igisubizo nk'abanyarwanda, kuko birashoboka. Yes. Musanze ahantu iri ituranye n'ubundi navuga ngo Congo, RDC, navuga ngo n'ubundi iki gice kitwegeye ntabwo gitekanye. Ni na hahandi ibyaduhungabanyaga cyajya muri ya myaka muri za 1997, 1998 byavaga n'ubundi. Uravuze uti bicare bashyire hamwe muri kwa gukomeza ubumwe bwa n'umutekano wabo. Cya gice n'ubundi bandi bahunganyaga umutekano n'ubu ntabwo gitekanye, ndetse n'abandi bazaga icyo gihe n'ubu ngubu bavuga ko bashobora kugaruka. Icyo ngicyo wenda nk'hano muri Musanze muzi ibyo bihe mwabayemo ko byari bimeze, mubifata gute? Mubona bishoboka? Niziye ngama mushiraho cyangwa se mufite kugira ngo in case bibaye, ntabwo tubizi niba binashoboka, bizasange wenda hari ukuntu ya Musanze, abanyamusanze bashize hamwe bakubaka idashobora guhungabana. Musanze yo ntabwo yahungabana, kuko buriya nabo bari muri abo mashyamba muri Kongo barabizi, uwabatsinze ntaho yagiye. So barabizi neza ko ibyo bagerageza ibyo ari byo byose ntacyo byatanga, ntacyo byageraho. Harwa dufite ubumwe bwacu nk'abanyarwanda dushyize hamwe, harwa dufite umutekano ko twizeye ingabo zacu, kandi ingabo zacu zikorana neza n'abaturage bacu. So no kuvuga ngo uwabigerageza uwo ari we wese ntacyo yageraho. Umutekano urahari, uwabatsinze ni wa wundi, ntabwo yahindutse. So urumva rero ntabwo badufite, nta mpungenge n'imwe dufite. Abanyamusanze rwose twiteguye gukomeza gukora, tugakomeza gutera imbere, kuko tuzi neza nta shiti ko umutekano wacu urabungabunzwe. Hanyuma wenda dusoza nk'ubutumwa bwihariye wenda wagenera nk'abanyamusanze n'abandi bashobora kugendera Musanze cyangwa se kwifuza kuza kwitura. Ubutumwa ni ugushishikariza abanyamusanze muri rusange gukomeza kubungabunga ubumwe bwacu nk'abanyarwanda, tugakomeza kuba umwe, tukibuka ko dukwiye kwima amatwi ikintu icyo ari cyo cyose cyaducamo ibice, aho cyaturuka aho ariho hose, uko cyaba kimeze uko ariko kose. Ikindi ni ugukomeza tugakora, ko dufite ubutaka bwera, dufite utuyantu heza, ni ugukomeza gukora, tugakomeza gutera imbere. Gukomeza kwitabira gahunda za leta muri rusange zidufasha gutera imbere, gukomeza kujyana abana ku ishuri, kujya abana bige, abana bamenye ubwenge, bityo tuzarage igihugu cyiza, tuzakirage abana bacu bazabe mu gihugu cyiza cyane. Ndashishikariza umuntu uwo ari we wese ushaka kuza gushora imari mu Rwanda, by'umwihariko muri Musanze, rwose tuzamwakirana yombi. Musanze dufite ibiyaga byiza, dufite imigezi myiza nk'uko nabivuze, dufite imisozi myiza, hari opportunité nyinshi cyane. So ni uguha ikaze umuntu uwo ari we wese ushaka kuza ku explora, kareba Musanze uko iteye, icyo twakorana. Imiryango yacu irafunguye, abikorera barahari nabo, ntabwo nshidikanya ko biteguye kwakira uwo ari wese kugira ngo babashe gukorana. Hanyuma abantu rwose abanyamusanze dukomeze dukore, kuko gutera imbere birashoboka. Urebye aho twavuye naho tugeze uyu munsi, nk'uko nabivuze, ntabwo ari Imana yavuye mu ijuru, nta wabidukoreye, twarabyikoreye.
bigaragaza ko no gutera imbere birenze aho turi uyu munsi nabyo birashoboka, cyangwa nuko dukomeza guharanira umutekano wacu, tugaharanira ubumwe bwacu nk'abanyarwanda, tugakora cyane kugira ngo tubashe gutera imbere. Hari umujyi mufata nk'icyitegererezo? Bakunda gufata u Rwanda bakarugira Singapore, ngo ndagira wenda muri uwo mujyi. Ntabwo ari okay. Singapore ni nziza, Singapore ni nziza, yaba China naho hari indi mijyi, hari imijyi myiza, imijyi irahari myinshi myiza. Icyerekezo nuko twifuza no kuzarengana Singapore, kuko hari aho bavuye. Hari igihe mu myaka yashize nabo ukurikiye amateka yabo ukuntu bari bameze, hari igihe bari inyuma ya Musanze. So niba hari igihe bari inyuma ya Musanze, bivuze ko natwe dukomeje tukongera imbaraga mu byo dukora uyu munsi, dushobora no kwihuta tukabarusha, ko nabyo birashoboka. Nkuko nabivuze rega, ababikora muri Singapore bafite umutwe umwe, bafite amaboko abiri, bafite amaguru, bateye nkuko natwe duteye. Ni question kugira ngo twicare natwe dutekereze, turashaka kugera he, turahagera ryari, turahagera gute, hanyuma tugakora tugatera imbere. Niba numvishe neza, n'ubundi Musanze ni nayirebera kuri Singapore? Ntago ari ukuvuga ngo turebera ku gihugu icyo ari cyo cyose cyateye imbere kigatera imbere. Twebwe icyo dufata n'ubundi amasomo, cyangwa se twigira kuri best practices zagiye zikorwa n'ahandi hose. Twebwe icyo tureba ni icyiza. Abandi babigenje gute kugira ngo bagera, niba hari infrastructure babigenje gute kugira bazigereho, abandi bakoze gute kugira ngo bagere ku kiza runaka. Ntabwo Singapore tuyireberaho, ariko ntabwo ari ukuvuga ngo niyo yonyine. Oya, n'indi mijyi iyo ari yo yose yabashije kugera ku byiza. Ibyo byiza byabo tugereza kumenya byagenze biti, bakoze iki twe tutakora kugira ngo babe barabashije kugera hariya. Yes. Urakoze cyane, reka tubashimire ku mwanya wanyu. Ntekereza ko abakurikira kino kiganiro byanga byakunda hari ishusho bazasigara mu mutwe yabo, cyane cyane nk'urubyiruko rwavutse nyuma ya Jenoside yakorewe Abatutsi, yaba ababaye mu ntambara y'abacengezi ndetse n'abavutse nyuma yaho bose, ndetse n'abandi batazi neza amateka y'intambara y'abacengezi, n'urugendo rwa Musanze mu kwiyubaka kugira ngo ugere ku ishusho tuyibonamo uyu munsi. Ndakeka hari ikintu kinini bari buze gukuramo. Yakoze cyane ku mwanya wanyu, turabizi ko tunabakeneye n'ikindi gihe tuzababona anytime, cyangwa nuko dufatanya mu kubaka u Rwanda, kuko nkuko nabivuze na mbere, u Rwanda ni urwacu nk'abanyarwanda rwose, n'urubyiruko rubimenye, umuntu nyarwanda wese abyumve, u Rwanda ruzubakwa n'abanyarwanda. So ni ngombwa ko tugira uruhare buri wese mu kazi ke, akagakora neza, akagakora gakunze. Icyo ushinzwe icyo ari cyo cyose, niyo waba uri umucleaner, niyo waba uri umuzamu, niyo waba akazi ako ariko kose wabuka, niyo ukora mu biro, niyo ukora wigenga, n'umukozi wa leta, icyangombwa nuko akazi kawe ukora ugakora neza, ukagakora ugakunze, ukaga agaciro, ugatanga serivisi nziza. Hanyuma ugafata umwanya ugasoma ibitabo, ukajya kuri interinete ku bakiri bato, ugasacinga, ukamenya ngo abandi bakoze iki ngo bagere hano. Ese jye nabigenza gute kugira ngo tugere aha ngaha? None se ugira ngo twebwe Abanyarwanda ntitwakora iyo ndege? Birashoboka. Dushobora no gukora ikindi kitari indege. Indege mbere y'uko iza ntayabagaho nyine, nta wari uyizi, ariko hari abantu bicaye barabitekereza babishyira mu bikorwa. So ni byiza ko rero yaba abakiri bato, cyane cyane abakiri bato n'abakuze, ariko byiza ko abantu twicara tugatekereza ngo twifuza igihugu kimeze gute, ni iki nakora, nuhe musanzu wanjye natanga nk'umunyarwanda kugira ngo niyo napfuye umunsi agera imbere y'Imana ikambaza ngo wamariye iki gihugu cyawe, navuga ngo igihugu cyanjye nsize ngikoreye ibi n'ibi n'ibi n'ibi, ukumva uri proud
yo kuba uri umunyarwanda ukumva uri proud yo kuba nawe hari ibuye wazanye igihe mu kubaka umusingi w'igihugu cyangwa mu kubaka igihugu muri rusange. So ndabashimiye cyane rero kuri uyu mwanya twamaranye. Nk'uko nabivuze imiryango yacu irafunguye igihe cyari cyo cyose. Karibu kugira tuganire, tubwire abanyarwanda uko Musanze ihagaze, tubwire abanyarwanda gahunda dufite n'ibikorwa binyuranye tuba turimo guteganya. Ndabashimiye cyane. Murakoze cyane.